Impamvu mbivuzeho, uyu munsi niwe muyobozi wa Rwanda Media Commission, niwe muyobozi mukuru wa Rwanda Media Commission, niwe uzajya usinya ku ikarita zacu. Iyangiye simweho n'abarore yego, ariko nirangira igira garanti y'umwaka umwe, nirangira ningira umugisha bakemera bakampa indi karita, kuko nanone RMC buri gisuzuma niba ugomba kuba wahabwa ikarita cyangwa utayihabwa. Nkuko ushobora kubona urimo urakora binyuranyije n'amahame ngenga myitwarire, deontologie na ethique zijya mu ngabo itangazamakuru bakayikwambura, nabyo bibaho kuko RMC ni urwego twubaha rufite ubwo bushobozi. Ibi bintu Saba ari kuvuga ni ukuri, nta n'uwahagarara ngo abihakane. Impamvu nanjye ndi kubyemera nuko ari ibintu byumvikana binafatika. Umuyobozi agakwiye kugira uburyo avugamo. Buriya umuntu ari umuyobozi ntabwo yakomeza kwitwara nk'uko yari ari kwitwara atari umuyobozi, cyangwa se nk'uko yitwaraga atari umuyobozi. Ibyo bintu biratandukanye cyane. Komenti y'umunyamakuru usanzwe, ko umunyamakuru usanzwe yaza akavuga ibintu kuri YouTube agatera komenti ku bintu, it's fine, nta ribi. Abantu bagomba gutera komenti bakavuga ku bintu n'ibindi kugira ngo abantu bikosore. Ariko impamvu hagomba kubaho kwitwararika especially ku muntu w'umuyobozi, nuko komenti yawe bitaba bivuze ko ariyo koko igihe nta bantu wagiye nabo inama, by'umwihariko abo mufatanyije kuyobora cyangwa se abo mufatanyije uwo murimo. Uyu mubyeyi, uyu mumama nubaha cyane uyoboye RMC, nyakubahwa Mutesi Sikovia, ndi umwe mu bantu bahagarara bakavuga ko ari umunyamakuru mwiza, azi kureba ango akayihitamo, yarangiza agatanga inkuru runaka, atanga ibiganiro byubaka. Hari ibibazo byakemutse kubera Mutesi Sikovia. Murabyibuka wa mumama wari ufite umwana agafatwa ku ngufu na landlord. Ni ibibazo byinshi yakemuye, ariko nanone umuntu nagira ikosa tugomba kumukosora. Ibi bintu birakabije. Ibi bintu ntabwo biri mu nzira y'umuntu w'umuyobozi yagakwiye kwicara hariya akavuga. Ese kuki Sabe yavugwaho ibi bintu? Nibyo ndi kugira ngo turebe, nta kintu kibyihishe inyuma. Ese ubundi umunyamakuru yagakwiye guhanwa n'umuyobozi we muri ubu buryo bwakoreshejwe na Mutesi Sikovia ahana Sabe? Ese ubundi Sabe yarakwiye kugaruka gusubiza umuyobozi we muri ubu buryo imbere y'abantu? Reka nongere kubasuhuza abakunzi ba Magi TV Rwanda, nizere ko mumeze neza wherever you are in the country cyangwa se out of the country. It is what it is, no matter what. Dukomeje kugezaho mu makuru menshi agiye atandukanye avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse na hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nkunze kubabwira ngo uyu munsi wakumeze neza, ejo ukamera nabi, cyangwa se uyu munsi ibintu bikaba bitoroshye, uri kurwana, uri kubona bitari gukunda, ariko ejo bikazamera neza. Niyo mpamvu buriya ku bantu mumeze neza, it's not time ngo mwirye ku bantu, wirye ku bavandimwe wumve ugomba kubakandagira, never. Ahubwo you have to support them kugira ngo nabo end time uzajya hasi kubera ko ibihe biha ibindi baze bagusapotinga. Gusa nanone ku bantu mutameze neza, it's fine, you have to push up, you have to work hard kugira ngo nawe ibintu end time bizagende fresh, bizamere neza. Ntabwo ndajya kure nanone kuri uyu munsi, ni amakuru ndi kugira ngo ngarukeho, amakuru yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ndahamya nashidikanya ko namwe atari bwa mbere mugiye kubyumva, ariko tuba tugomba gusangira ibitekerezo, buri umwe agatanga igitekerezo cye. Gusa nanone nta gitekerezo kampara, nta gitekerezo ku buryo kibuze abantu bagwa hasi. Nta muntu ufite igitekerezo cyihariye ku buryo tubuze igitekerezo cye twahungabana. Never. Abantu dukwiye kunganirana, buri wese akareba ko rimwe na rimwe umuntu abashoboye ibintu, ndashoboye biriya, gutyo abantu bakunganirana. Muri aka kanya ndahamya ntashidikanya ko buri munyamakuru wese uza akavuga ku mbuga nkoranyambaga, kuri radio, kuri televiziyo, gukora ikosa atari igitangaza. Nta munyamakuru uri muri ibi bintu cyangwa se uri muri uyu mwuga ku buryo akoze ikosa twabifata nk'igitangaza. Ntawe. Kuvuga
noneho ku bintu bijyanye na analysis, buriya umuntu wa analiza ntabwo asoma, aba afite table of content cyangwa se topic na subtopics aragenderaho, ariko nanone in the context hari ibindi bintu biza ari mu kiganiro bitewe n'ibyo ari kuvuga akaba yakongeramo, just hakabaho critical thinking. Those critical thinkers ntabwo bagira ibintu byose ngo babyandike avuge ngo iki ngiki nicyo ndavuga nta kantu ngomba kurenzaho. Habagomba kubaho n'ibindi bintu byiyongera ku byo wanditse. Niyo mpamvu ndi kugira ngo tuvuge SK abanyamakuru hagati yabo bagakwiye kuba bakorana gute. Mu kiganiro Sabe yakoze yavuze ko umunyamakuru mugenzi we yavuga ikosa yakoze kuri mikoro ngo ari ikibazo, ariko none ndababwira ko atari ikibazo, ntabwo ari ikibazo. Ku umunyamakuru yakosa nkaza nkavuga ko yakosheje, it's not a problem, it's not a problem, ntabwo ari ikibazo. Ku umuntu yavuga ibintu nkabinyomoza ntabwo ari ikibazo. Turi mu itangazamakuru, ariko nanone kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza habeho deep research, nuko hagomba kuzamo na kantu ka competition, buri muntu akerekana icyo arusha undi, ubwo buryo abantu bakabukoresha bari gutanga amakuru cyangwa se bari gutanga analysis kuri situation, kuri byinshi bitandukanye. Ariko nanone aho ngaho ni hagati mu banyamakuru, kubera ko n'abanyarwanda ni abantu batekereza, bafite ubwenge, baba bazi ko ibyo Scovia yavuze nk'umunyamakuru nanone Irene yakongeraho ibindi, Sabe yakongeraho ibindi, Yago yakongeraho ibindi, n'abandi banyamakuru benshi batandukanye, kubera ko nta muntu uririmite ku kuvuga ku bintu runaka by'umwihariko ku by'abanyarwanda bakeneye. Gusa nanone nk'umuyobozi yagakwiye gutandukana n'abayoboye. Buriya gukosora kwa Scovia nk'umuyobozi, gukosora Sabe neza, ntabwo yari kuza kuri mikoro, ahubwo ari kumutumiza akamubwira ati itaba uze tukugira inama ku bintu wakoze cyangwa se ku byo uri gukora. Birumvikana, ntabwo hakabayeho kuza kuri mikoro nkamujajinge imbere y'abantu. Yaca inbox abanyarwanda badukurikiye uko bazakira ijambo ry'umunyamakuru usanzwe, ntabwo ariko bazakira ijambo rya Scovia nk'umuyobozi, kubera ko umunyamakuru abereyeho gutanga inkuru, ariko nanone akurikije amarangamutima ye. Gusa umuyobozi afite benshi bamwungirije, yagakwiye kugisha inama mbere y'uko hagira igitangazwa. Nta muyobozi utagira abamwunganira, according to my side niko mbyumva, kubera ko umunyamakuru nakora inkuru ukuriye RMC akaza akavuga kirimo amakosa, bazahita bemeza koko kirimo amakosa. Ariko umunyamakuru mugenzi we nabikora bazavuga bati ni igitekerezo cye. Gusa ku muyobozi biba bibaye nk'umwanzuro. You get what I'm saying? Tugomba kwitonda, kubera ko ubu ngubu Scovia ni umubyeyi w'abanyamakuru, ni umuyobozi. Ntabwo numva ko hagakwiye kubaho kuza kubahanira ku karubanda. Nkuko batigishirizwa ku karubanda, bagakwiye guhanirwa mu gikari, mu buryo bwo kurushaho guteza imbere itangazamakuru y'ubunyamwuga. Reka mbashimire, ariko nanone tugomba kubyitaho tukareba ko turatekereza. Wowe utarakora subscribe, you have to subscribe this channel kugira ngo ujye ukomeza kubona andi makuru, mukadusura no kuzindi mbuga nkoranyambaga zacu nyinshi, Facebook page, TikTok, hose ni Magi TV Rwanda, kandi turashimira ko mukomeza kudukurikira.